mwese mwahisemo gukurikira radiyo Huye uyu munsi. Imana ibamugisha kuba mwahisemo uyu munsi gukurikira radiyo Huye. Tuje mu kiganiro mu buzima bwo muri Edeni. Mbere y'uko dutangira ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana isumba byose, turagushimiye kubw'urukundo ruhebuje ruta ibindi byose, wowe witanze ku musaraba kugira ngo twebwe tubone ubugingo buhoraho. Watanze igitambo, wemera gushinyagurwa, wemera gutukwa, wemera kwambikwa ikamba ry'amahwa, wemera kwambika ubusa, urashinyagurirwa, uratukwa ku bwacu. Ushimwe uhimbazwe. Ndagushimiye iki gitondo cyiza kuko wowe wemeye kujya ku musaraba ugapfa, ugahambwa, urupfu rutaguheranye, ahubwo ku munsi wa gatatu n'amajoro atatu arangiye wazutse uri muzima, kandi na none ukaba uri muzima. Ndagushimiye kuko uri Imana igira neza. Icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe inshuti, rero ku cyumweru gishize twaganiriye ku magambo yerekeranye na Pasika, ndetse tubasobanurira ko Yesu ibitambo by'inuma n'intama n'amafisi bitashoboye gukiza ibyaha by'umuntu amaze gucumura, ariko Imana ari n'umwana wayo umwami Yesu Kristo yemeye kuza kwitanga ku musaraba kugira ngo aducunguze amaraso ye akomeye, amaraso ataratwikiriye ibyaha byacu, ahubwo yogeje ibyaha byacu byose. Niyo mpamvu aya magambo twababwiye ubushize yavugaga ku buhanuzi bwahanuraga umwami Yesu Kristo ko agomba kuza. Araza, aravuka, avuka nabwo mu bitangaza. Nababwiye uburyo Yesu, kuvuga k'umwami Yesu Kristo kwari igitangaza, ubuzima bw'umwami Yesu Kristo bukaba igitangaza. Abaho mu buzima budakora icyaha, kandi yari ari muri iyi si yanduye. Yesu Kristo ubuzima bwe bwari igitangaza. Ni ukuvuga ngo mu myaka 33 Yesu Kristo yamaze, Bibiliya iduhamiriza neza yuko nta cyaha yakoze. Ndetse bamugejeje no kwa Pilato, uretse n'uko umudamu wa Pilato yamuhanuriye, yarose iby'umwami Yesu Kristo, agahishurirwa iby'umwami Yesu Kristo, akatuma kuri Pilato. Ndetse na Pilato nawe ubwe yaravuze ngo uyu nguyu nta cyaha mubonaho. Ni ukuvuga ngo Yesu nta cyaha yari afite, ariko yemera kujya kuri uwo musaraba ku bwawe, wowe uteze amatwi iki kiganiro, nanjye, kugira ngo apfe, kugira ngo jyewe igihano, Yesaya baramuvuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ni ukuvuga ngo intimba zacu, imibabaro yacu niyo yacumitiwe, ndetse niyo yatumye ashinyagurirwa, niyo yatumye asuzugurwa, atanga ikiguzi twebwe twagombaga gutanga. Ngo twebwe twari dupfuye, Pawulo niko abivuga, ngo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ngo ariko amaraso y'umwami Yesu Kristo we yatanze ku musaraba, ngo niyo yadukijije ibyo byaha byacu. Ikiguzi twagombaga gutanga ku byaha, waba warasambanye, waba warishe, waba waradukanye, waba waribye, waba wararoze, ibyaha byose, icyaha cyo gusuzugura Imana, kutizera Imana, kutizera Imana, ibyo byose wakoze wagombaga kubicirwaho iteka. Ariko ngo Imana ntabwo yatumye igundira umwana wayo, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kubera iki? Kubera iki? Icyo gice kirakomeza kavuga ngo kubera ko mumbabarire, umurongo wa 17, ngo kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Yakunze abari mu isi, itanga umwana wayo w'ikinege, iramwohereza mu isi kugira ngo itaza kubaciraho iteka, ngo ahubwo abamwizera bose babone ubugingo buhoraho.
ndetse babone ubugingo bwinshi. Ngo icyamuzanye ngo ni ukugira ngo babone ubugingo, ngo ndetse babone ubugingo bwinshi. Iki cyumweru rero Yesu rero araza aritanga, yitanga ku musaraba, ngo mu isi iyo usomye ibyahishuwe igice cya 5 guhera ku murongo wa mbere, ngo mbura abamarayika, mbona amarira menshi mu ijuru, haba amarira menshi no mu isi bashakisha uwaza gucungura umwana w'umuntu arabura. ngo maze kubona ngo mbona ijwi rirenga rivuga ngo wirira, ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje kugira ngo ize ibumbure icyo gitabo. Yesu yemeye kuza kubumbura iki gitabo. Iki gitabo cyari kirimo ibyaha byacu, cyari kirimo urubanza rwagombaga kuducirwa abakoze ibyaha twese. Yesu yemera kuza kukibumbura no kwemera kujya kuri uwo musaraba, no kwemera gutanga icyo kiguzi, no kwemera gutanga ikiguzi, kubera ko Bibiliya yaravugaga ngo igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Ni ukuvuga ngo twagombaga gupfa urupfu ruhoraho rw'iteka ryose. Ariko Yesu, kubera amaraso ya Yesu, kubera ko Yesu yemeye kuza akitanga ku musaraba, yatanze byose ndetse yarangize byose. Amaraso ya Yesu ku musaraba yarangije byose. Iki cyumweru rero ndagira ngo kugira ngo mbahe Pasika nziza, ndagira ngo mbabwire amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Ari ku musaraba, nubwo twizihiza Pasika uyu munsi, ariko mbere y'uko twizihiza Pasika, twizihiza kuri Pasika abizera umwami Yesu Kristo, twizihiza kuzuka k'umwami Yesu Kristo. Ariko mbere y'ukuzuka k'umwami Yesu Kristo, ndagira ngo maze mbabwire aya magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Ijambo rya mbere Yesu yavugiye ku musaraba ni ijambo dusanga muri Luka igice cya 23 umurongo wa 34. Yaravuze aya magambo, aravuga ngo Data, umbabarire kuko batazi, ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ndavuga ku magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba.